Inshuti bavandimwe, reka twongere dushimire Imana yacu, reka tuyishimire kugira neza kwayo kwinshi, tuyishimire ko yaturinze muri iri joro, tukaba twongeye kubona umucyo utamurura umwijima, igitondo kirabonetse, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Reka rero twese abahumeka tuyishimire, tuyihimbaze kubwo kugira neza kwayo, kubw'ineza yayo. Reka tugire tutishimwe, icyubahiro no guhimbazwa bibi byawe none n'iteka ryose. Amena. Rero mbaye ikaze mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato, n'ibyigisho biyobora abakoze kwiga Bibiliya, n'ibyiciro by'igihembwe cya mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Uko mubizi turi kwiga amigisha avuga ngo kunga ubumwe kw'ijuru n'isi, Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi. Tugeze mu cyigisho cya gatandatu, ni icyigisho kitubwira ngo icyizere muri Kristo gusa. Icyo kwibukwa kiboneka mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 10 kugera ku wa 11. Nahari amagambo atubwira ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya ashushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Ayo ni amagambo Pawulo yanditse ubwe. Uyu munsi tugeze ku ngingo yo kuwa kabiri w'isabato, tariki ya 2 ukwezi kwa 2 uyu mwaka. Ni ingingo itubwira ngo imibereho ya Pawulo mu gihe cyahise. Imibereho ya Pawulo mu gihe cyahise. Aya magambo cyangwa se iyi ngingo ishingiye mu gitabo cy'Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 4 kugera ku wa 6. Nahari amagambo atubwira ngo imbuzi zerekeye intumwa z'ibinyoma. Ati, niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, njyeweho namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi uwo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo mu by'amategeko, kandi ku by'ishyaka narenganyaga itorero ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko, nari inyangamugayo. Aya ni amagambo Pawulo ubwe yihamya avuga ati, niba hari umuntu ukwiriye kwiyiringira ku by'umubiri, uwo yaba njyewe. Imibereho ya Pawulo rero mu gihe cyahise ni ikintu rusange mu buzima ko abantu bahindutse Abakristo batekereza ko ku mibereho yabo ya mbere yo kwakira Yesu na nyuma yaho. Ni ikintu rusange mu buzima ko abantu bahindutse Abakristo batekereza ko ku mibereho yabo ya mbere yo kwakira Yesu na nyuma yaho, mbese nk'uko Pawulo abikora ku Bafilipi igice cya 3, kwitekerezaho ugatekereza hahise hawe naho ugeze ni ingenzi cyane. Nubwo bimeze bityo, byaba ari byo cyangwa se atari byo, rimwe na rimwe tujya tuvuga ko hari abantu batari Abakristo baba ari abantu beza, kandi nibura koko tugendeye ku ngero ab'isi bagenderaho, abantu benshi bashobora kwitwa beza. Nibyo, ibihabanye n'ibyo, iyo tugereranyije n'ibipimo ngenderwaho by'Imana, nta mwiza ubaho, yemwe ndetse no mu Bakristo. Inshuti bavandimwe, nibyo kuko hari abantu batarakira Kristo kandi bakora ibikorwa byiza, ariko nanone icyo si cyo Imana ikeneye. Nibyo gukora neza ni byiza, ariko hari ikiba kibura. Mu Bafilipi rero twasomye, Pawulo yerekana ibintu byinshi byo mu buzima byigeze kumutera ishema. Ibyo bintu se ni ibihe? Wabyumvise, ndi umufarisayo mu by'amategeko, nakebwe ku munsi wa 8. Mbese afite byinshi cyane, yemwe si n'ibyo gusa, ahubwo no mu mibabaro yavuze ku byo kurenganyirizwa Kristo, ariko noneho no ku by'umuhati w'iby'isi yarenganyaga Abakristo. Pawulo rero yerekana uguhabana kuri hagati y'Abayuda bizeye bari bari gukwirakwiza inyigisho z'ibinyoma
n'abizera batakebwe bishingikiriza kuri Kristo ku buryo bwuzuye kugira ngo bakizwe kandi ntibiringire imirimo y'umuntu nko gukebwa nk'uko twabibonye. Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa mbere hari amagambo avuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro bwa kabiri, ni rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Nubwo imibereho ya Pawulo n'uburere bwe byo mu gihe cyahise bishobora kuba byarishimirwaga n'abayuda bagenzi be, nta na kimwe muri ibyo bintu kigeze kigira uruhare mu gakiza ke. Mu by'ukuri byari inkomyi kuri we kuko byamaze igihe bimuhuma amaso ntamenye ko akeneye Kristo. Inshuti muvandimwe, nubwo waba ukora ibikorwa byiza cyangwa se ufite umuhati mu by'urimo, ukeneye gutunga Kristo mu mibereho yawe. Uko niko kuri. Ibikorwa byiza n'imibereho myiza wagira yose ntabwo isimbura yuko umenya Kristo ukamutunga muri wowe. Mu yandi magambo, nta kindi twakora kijyanye n'imirimo ngo kiduheshe gukiranuka cyangwa kizaduhesha ubugingo buhoraho usibye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ukizera igitambo cye kandi ukiringira yuko yapfuye akazuka. Pawulo ntiyari yarakebwe uko biboneye kose, ahubwo yari yarakebwe ku munsi wa 8. Bisobanuye ko yari umwisirayeli kavukire, akaba yari uwo mu bwoko bwahawe isezerano, akaba yarakebwe ku munsi wa 8. Reka nkubwire yuko ibi uko amategeko abivuga niko yabikoze. Umwana akivuka ku munsi wa 8, umwisirayeli wese yagombaga kumukebesha. Ibyo rero niko byagendekeye Pawulo. Wumve ko yari umwisirayeli mu Misirayeli, ariko hari icyo yaburaga. Ikindi kandi yari uwo mu muryango wa Benyamini, aho uwo muryango wari utuye akaba ariho habarizwaga imijyi ikomeye kuruta indi yose yo muri Isirayeli. Ntabwo Pawulo yari azi Igiheburayo gusa, nubwo ari rwo rurimi rwavugwaga n'Abisirayeli, si nacyo yavugaga gusa, ahubwo yari n'umwigisha mukuru w'itorero. Yari nk'umwigishwa w'umukuru w'itorero Gamarayeli, nk'uko bihamywa n'ibyakozwe n'intumwa 22 umurongo wa 3. Yihamya ati njye nigiye no ku birenge bya Gamarayeli. Uyu yari umwigisha mukuru kandi akaba n'umukuru w'itorero Gamarayeli mukuru, kandi akaba n'umufarisayo. Yashoboraga kumenya amategeko ndetse n'uko ari, nibura hakurikijwe imihango yabo, akamenya uko akoreshwa. Bivuze ngo Pawulo ntiyari umuswa. Mu mibiri we yari yarigiye ku birenge by'umukuru witwa Gamarayeli, umukuru w'itorero, umuyuda mu bayuda, umufarisayo waruzi iby'amategeko. Bivuga ngo rero Pawulo yari yujuje byose, ariko kandi yaje kwibona yuko adakwiriye. Maze igihe kimwe ubwo yavaga kurenganya ubwoko bw'Imana i Damasiko, murabyibuka, umucyo uramubonekera umubwira icyo akwiriye gukora. Ibyo yakoraga byose, ibyo yari yarize, yari yarabyize mu bujiji. Pawulo rero yagiraga ishyaka ry'amategeko ku buryo yarenganyaga itorero, kuko bakekaga ko ribangamira uburyo abayuda bari basanzwe babaho. Ubwo yatekerezaga ko butegetswe n'amategeko. Ikinejeje nuko nubwo yari nta makemwa mu bijyanye na kwa gukiranuka nyine gukomoka ku muntu tumaze kubona, Pawulo yasobanukiwe ko mu by'ukuri amategeko yari yimbitse cyane kandi asaba byinshi birenze ibyo yashoboraga gutekereza, kandi ko igihe cyose adafite Kristo aba ahagaze imbere yacyo, imbere y'Imana aciriweho iteka. Biravuze ngo kugira imirimo myiza, ba bantu naho wababona ukavuga uti bakora imirimo myiza, ukavuga uti bariya abantu ni abakristo,
hari abo baruta, ariko hari ikibura kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, umuntu akamwaturira ibyaha bye, umuntu akakira icyo gitambo cyo ku musaraba. Icyo nicyo ngenzi gikenewe cyane, birakenewe. Ntabwo rero umuntu imirimo myiza ishobora kugira aho imugeza. Abaroma igice cya 7 umurongo wa 7, uhereye ku murongo wa 7 baratubwiye ngo, nuko rero tuvuge kindi iki? Amategeko n'icyaha ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko, kuko ntaba naramenye kwifuza iyo amategeko atavuze ngo ntukifuze. Ariko icyaha kibonye akito mu mategeko, ni ugukorera muri nge kwifuza kose. Ariko icyaha kibonye akito mu mategeko niko gukorera muri nge kwifuza kose, kuko aho amategeko atari, icyaha kiba gipfuye. Nanjye rero kera nari muzima ntafite amategeko, maze itegeko rije, icyaha kirahembuka, mperako ndapfa. Bivuze ngo kumenya amategeko bikwereka icyaha. Iyo umenya amategeko umenya n'icyaha, kandi ukamenya n'uburyo ukirinda. Kamubwire rero ko kwakira Kristo, kamubwire ko kwiga ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe kibisimbura. Nta murimo n'umwe wakora ngo uguheshe gukiranuka, ahubwo kwizera Kristo ukamwakira ukava mu byo urimo. Noneho ubwo ya mirimo niba wayikoraga ukayikora ariko waranizeye, warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Niyo ngingo rero y'ingenzi Yesu na Pawulo bavuga ku mategeko, kandi no kubera icyo kwizera Kristo atari ko soko rukumbi yo gukiranuka, aho kwishingikiriza ku mategeko. Nimubirebe muri ubu buryo. Ni uruhe rugero rwiza ukomezaho amategeko, nibura ukurikije uburyo Yesu yatubwiye ko dukwiriye kuyakomeza? Nshuti umuvandimwe, gukomeza amategeko ni ingenzi, ariko kandi amategeko y'ubwayo ntabwo yabasha kugukuraho icyaha. Ikibasha kugira icyo kigukorera kugukuraho ibyaha ni ukwizera igitambo cya Kristo. Biravuze ngo amategeko afite icyo akora, nibyo, ariko kandi nanone hari ikidakwiye kwirengagizwa. Ngaho rero reka Imana idufashe, iturinde kwishingikiriza ku mategeko, ahubwo iduhe kwakira igitambo cya Kristo, iduhe kwakira Kristo, iduhe guhura na Kristo. Pawulo yari yarize amategeko, yemwe yaranayigishijwe n'umukuru w'itorero ukomeye Gamariyeli. Arayiga yose, arayasobanukirwa kandi akayagenderamo, kuko gukebwa yarakebwe, n'umuyuda mu bayuda, n'umuheburayo mu baheburayo. Ibi byose yarabizi, kandi kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana batubwiye yuko Pawulo nubwo yarenganyaga ubwoko bw'Imana, yabikoraga azi neza yuko ari kurwanira ifuhe ry'Imana. Yabikoraga azi neza yuko ari kurenganya abatumvira Imana. Ariko haburaga iki rero? Aho yahuriye na Kristo akamubaza ati, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Yabajije Imana ati, urinde? Ati, ni Yesu Kristo urenganya. Kandi yabwiwe icyo gukora. Uyu munsi ndakwifuriza guhura na Kristo, kandi ukamubaza ngo nkwiriye gukora iki? Imibereho ya Pawulo mu gihe cyahise hari icyo rero tuyigiyeho. Reka Imana idufashe, iduhe kugira ibyo dushyira ku murongo, iduhe kugira ibyo dukemura mu mibereho yacu. Ibyo nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Katugushime Data mwiza, uri Imana ikomeye, Imana itureberera, Imana itwitaho uko bukeye n'uko bwije. Katugushyire mu biganza abana bawe, babashe kumvira ijambo, bahe umugisha, bagirire neza. Katugushyire mu biganza abadamu batwite, barindira imbuto wabahaye, kuba mu masezerano yawe. Reka Data mwiza, abataragira umugisha nabo barebe, bagirire neza. Reka kandi mwongere ubugingo bwacu, tugushyire mu biganza abari mu mazu y'imbohe, bihebeshejwe n'ibihome barimo, ubarinde, ubarengere. Kandi reka tukwereke Data abari ku bisasiro, aba nabo barinde, ubagirire neza. Katukwereke imfubyi n'abapfakazi,
abakorere ibitangaza bikomeye, ube mu miryango yabo uyirambemo kandi ubazibire icyuho nk'Imana uhagarare. Urubyiruko rwacu narwo turarukweretse, turabakurindishe kugira ngo turabakweretse kugira ngo baturindire, bane nabo, hari abari ku mashuri, hari n'abatari ku mashuri. Izo ngeri zose uzirinde, uzikundishe ijambo ryawe, bahe kukumenya no kugusobanukirwa, bahe kwinjira mu byawe, bahe gukunda ijambo ryawe. Reka Data baha amahoro yo mu mutima ariko ashingiye ku kukumenya. Ubuntu bwawe n'ineza yawe bibane natwe uyu munsi, uduheraho twerekeza intambwe zacu. Abo tugana tubagirireho umugisha, ariko abatugana natwe batugirireho umugisha. Reka kuronka no kugirirwa ubuntu n'ineza, kuko ari byo utanga, reka bisesekare kuri twebwe. Ineza yawe rero igwire mu mitima yacu, mu izina rya Yesu, amen.